bakamubirana. Uwo mubabaro w'abarimu twarawumvise, ni nayo mpamvu hari icyo atahuriyeho na directeur ngo bumvikane cyangwa se afite icyo amushakaho atamubonyeho cyangwa akavuga ati uyu mwarimu ntabwo anyubaha nk'abandi, kandi mu by'ukuri icyo yasabwaga cyari ukwigisha no kwita ku kazi yabigezeho. yego akamuha 67 kugira ngo atagera kuri 70. Aho baderegiteri baraha ko bicaye bagihari bangije imitima y'ababonye amanota y'imihigo agera kuri 78. Bisobanura ngo directeur muri wafite ububasha bwo kwaka umuntu amanota y'imihigo kabone n'ubwo yabakora neza. Iki kintu cy'imihigo mu kivugaho iki, kandi ko gifite impamvu ikomeye mu myitwarire no kwimura no guhererekanya abarimu no kuba umuntu ashobora kubona promotion cyangwa n'ikindi. Nibyo rwose. Mu bibazo twakira umunsi ku munsi by'abarimu, yaba ari abaza kutureba cyangwa bakoresha ikoranabuhanga, icyo kibazo kirimo kugaruka muri iyi minsi kubera ko ari igihe cya mutation. Ariko ndagira ngo mbabwire ko rwose mfata uyu mwanya mbwira abarimu ko icyo kibazo twarakimenye, tusanga imiyoborere y'abayobozi bamwe ku bayobozi b'amashuri kuko itanoze. Niyo mpamvu turimo kubakorera isuzuma mikorere, kuko nk'abo ngabo turabona n'uturere twagiye tubabona, ariko kugira ngo bitazaba umutwaro kuri wa mwarimu ushaka mutation, biri muri systeme ko ugomba gushyiramo amanota y'imihigo. Ariko twebwe mu gukora assessment turimo kureba uburyo turimo kucyanaliza kugira ngo kitazaba ingaruka mbi. Twaranagisobanura muri convention center nkuko Scrove yagize kubivuga mu nama yerutse, ntabwo amanota y'imihigo uyu munsi abayobozi banze kuyatanga, bamwe abandi bakayatanga kubera impamvu runaka. Ibyo byo turimo kubyanaliza, ntabwo bizaba imbogamizi ku mwarimu. Ikindi nshaka kubabwira mu gukemura icyo kibazo no burundu, kuko bana nacyo iyo tuvuze nk'icyo kibazo tugomba kureba ni gute turimo kugikemura. Twashyize uburyo bw'ikoranabuhanga. Ubu nta muyobozi uzongera avuga ngo ngwino ngo amanota ushaka n'ibindi. Hari isystem twatangiye bita Stars imaze umwaka mu igerageza, aho rwose barimo kwishimira ko noneho batazongera kurya gutsikamizwa n'abayobozi b'ibigo babaha amanota uko bishakiye. Ni system rero azajya higa, ariko dukurikirane iyo mihigo ye, imitsindire mu biki no kugera ku kazi n'ibindi, ariko atari ibyandi bandikaga ku mpapuro ngo ha 75 utaze navuye n'ibindi. Ese muri tugiye kwikemura burundu. Muri iyo system yo ntashobora kuguha yashaka. Oya, ntabwo ari ujyamo, se ujyamo uyandika. Hari uburyo yubatse, wenda tuzashaka umwanya nyine tugiye gukora na awareness campaign ko barimo bose kugira ngo itangire no kwa 9 bose bumve ko tugiye mu buryo bushyashya. Igihe cyose twamanage ibibazo by'abarimu dukoresha ikoranabuhanga, barimo kubyishimira kugira gishimishije, kuko mbere wabonaga ko ibintu byose bituma umuntu aza kureba buri munsi, nibyo buryo bikuru utuntu tubona kujya kureba directeur ibyo ntabwo tubikeneye. Iyo system zifite nk'akadrone kazajya kaza kareba ko mwarimu wenda ibintu ari kubikora neza, kahita urugero wenda tuve wenda system yo muzayisobanura, ariko katurebe. Madame Laurence yigisha senior 6, abana yigisha batsinze neza imibare bose ikizamini cya leta no mu masomo asanzwe. Nta munsi n'umwe arandikirwa ibaruwa yo gutakaza cyangwa kugakererwa. Nta nubwo aritaba komite nyobozi cyangwa se komite ya discipline, nta mwana uragira ikindi kintu. Ariko kubera ko hari icyo atahuriyeho na directeur ngo bumvikane cyangwa se afite icyo amushakaho atamubonyeho cyangwa akavuga ati uyu mwarimu ntabwo anyubaha nk'abandi, kandi mu by'ukuri icyo yasabwaga cyari ukwigisha no kwita ku kazi yabigezeho. Akamuha 67 kugira ngo atagera kuri 70. Aho baderegiteri baraha ko bicaye bagihari bangije imitima y'aba barimu ku buryo hari n'umuntu ngewe nza abarimu banyandikira akambwira ati nturakibaruwa nanditse nsezera akazi, ati nsezeye akazi ko ntashobora kubona mutation kuko wenda ntafite impamvu ikomeye, ntanafite uwo dusimburana, kandi deregiteri simfite uwo mubwira ko ari uko ameze. Niyo mbivuze abayobozi b'akarere n'abandi baraterana bakankubirana. Uwo mubabaro w'abarimu twarawumvise, ni nayo mpamvu n'ubu barawufite rega, kandi nibo barimo kwigisha aba bana. Murebe uyu mwarimu wunamye hejuru y'uyu mwana muri iyi foto afite umubabaro w'uko yigisha Rusizi, umugore n'abana bari Nyagatare, wa deregiteri umeze utyo, w'umushahara nawe utaragwiza udahwanye n'isoko uko uyu munsi bimeze, nubwo hari akiyongeyeho kaje kagasa nk'igitonyanga, ariko nibura uwo muntu mubwira icyo ari bumpere uyu mwana. Icyo nabizeza abarimu uyu mwaka, umuntu ntazabura mutation kubera iyo mikorere itanoze kuri bamwe mu bayobozi b'amashuri batamuha amanota y'imihigo. Iki cyo ndakibijeje, kandi tugiye kubikosora burundu ku buryo noneho ibyo bibazo birimo tuzabikemura. Ibyo uvuga nibyo nawe twabonye, duhita dukora dushakisha uburyo kuyikemura.
so nagira ngo bizeze hari ubundi butumwa mufite butandukanye n'ubu nubwo wenda baba bagishubije ariko kugira ngo bumve Valence twari twamubonye urayitwa Iranzi ati mama rwa Gasabo tubarize niba nta buryo bakorera abarimu ubuvugizi bakajya bahabwa moto kuri nkunganire ndetse bakoroherezwa no kubona kategori A ko byafasha muri byinshi. Ubu hari abarimu bakora urugendo rw'amasaha arenga 2 bajya cyangwa bava ku kazi. Ibyo ngira ngo ni icyifuzo afite, yaba mwarimu saka utanga amafaranga, yaba REB ishaka ko uburezi